imana muri twebwe. Nikaze Apostle Dan. Ndabasuhuje mwese nanone uyu munsi wa none. Reka dushimire watuyoboye ngo atwinjize muri uyu mwanya mwiza. Dushimye data iteka ryose. Tuba dufite impamvu nyinshi zo kumushimira byinshi byo kumushimira. Umunsi dufite impamvu zo kuwushimira data kubera ko umunsi wose aduhaye aba ari umunsi mwiza mu by'ukuri mu maso y'Imana. Umunsi wose ugomba kutubera mwiza. Twebwe ikintu dukwiye gutahura kimwe ni ukuri kandi gihoraho, nuko icyo Imana ibitekereza kuri uwo munsi ari cyiza kuri twebwe. Iyo nawe ubibonye gutyo bikubera iby'umugisha. Urebye ahanini ikibazo tugira ni ukutabona ibintu uko Imana ibibona. Buri iyo tubashije kubona ibintu uko Imana ibibona, ubuzima bwacu bwuzura umucyo, ibintu bijya ku murongo. Kandi hari imbaraga za consciousness. Icyo witayeho, icyo uhaye agaciro kiragukorera cyangwa kiba kizima. So iyo witayeho rero ukabona ikintu uko Imana ikibona, ushobora wenda kwibaza nise ni gute nabona ikintu uko Imana ikibona. Ugomba kugira amakuru y'uburyo ikibona. So niyo mpamvu twiga ubutumwa bwiza butwereka imirebere y'Imana, buduhishurira uko Imana ibona ibintu ngo natwe tubibone gutyo. Iyo tubonye ibintu uko Imana ibibona biradufasha, dusa n'abakize, biradukiza, biratuvura, bitubeshaho, biraturema, bitugira abazima. Iyo tubonye ibintu uko Imana ibibona. Nk'ubu iyo witegereje ibintu bikuzengurutse ukaba wabasha kubona icyo Imana iri kubona kikuzengurutse, ubuzima bwawe bwakuzura amashimwe gusa kuko ufite ubushobozi bwo kubona ibyo Imana iri kubona iruhande rwawe. Burya ikibazo gikomeye kiba ibintu byose bishobora kuba ari ibintu byinshi byiza bikuzengurutse ariko utabibona. Kutabona ibihari biratwihebesha. Kutabona ibihari bituma tubisaba kandi tubifite. Kutabona ibihari bidutera impagarara mu mutima. Kutabona ibihari biduha imyumvire itariyo n'imitekerereze itariyo. Kutabona ibihari ni ikibazo gikomeye. Ariyo tubashije kubibona ni ukuri birenze kuba umugisha kubibona. Pawulo yandikiye itorero rya Befeso arababwira ngo ndabasengera kugira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge n'ishirirwa kandi amaso y'imitima yanyu ahweze muyimenye. Mumenye ikirere. Akavuga ibintu bakwiye kumenya, bamenye imbaraga yabahaye, ibyo yaraza abera n'ibyiringiro. Si ibyo bintu byose yavuga ngo bakwiye kumenya nuko bisanzwe bihari. Mu imbaraga sizizahabera yarazibahaye, ibyiringiro by'abera birahari, ibyo barazwe birahari. Avuga ati ariko icyo mbasengera ni kugira ngo amaso yanyu ahumuke mubimenye, mubibone. Kuko nubwo byaba bihari ariko kuba utabizi cyangwa utari kubibona ni ukuri bikubera nk'ibitariho kandi bihari. Ndagusengeye ngo uyu munsi rwose uhumuke, amaso yawe abone neza, uhishurirwe, usobanukirwe, wimuke mu isi wari urimo winjire mu yindi si, muri consciousness yawe, mu myumvire yawe, mu mutima wawe, mu bwenge bwawe, mu buzima bwawe, mu bikwerekeho byose. Imana ishimwe cyane. Uyu ni umunsi mwiza nanone dushaka kongera kwigaho ikintu kimwe ku byo twavugagaho. Tumaze iminsi turi kureba ibijyanye n'igisobanuro cy'ibyaha byabaye iby'umugisha cyane. Twize byinshi cyane. Hanyuma nanone watwigishije atwigisha n'inzira yo gukiranuka, ubukiranutsi bw'ukuri. Mu by'ukuri twaheshejwe umugisha nawe. Ibyo ni ibintu bitagereranywa by'ikirenga n'umugisha cyane. Ndatekereza ko namwe mwakurikiye mwaheshejwe umugisha n'ibyo bintu, kubisobanukirwa, kubyumva no kubimenya neza.
uko ikimenyetso burya cy'uko wasobanukiwe ni ikiruhuko, ni amahoro, ni ubuzima bukuzamo. Icyo ni ikintu cyiza cyane. Uyu munsi ndashaka nongere nkore ikindi kintu, ntera intambwe ikomeye cyane. Iyi ntambwe nshaka gutera niyo guhishura kumenya Imana. Twavuzeho ibintu byo kumenya Imana, ariko burya nari ntarabinjizayo neza uburyo dukwiye kumenya Imana. Uyu munsi wa none icyo ngiye gukora, ndashaka kwinjira straight forward kugira ngo mbereke noneho uburyo tuyimenya. Nerekanye uburyo abo mu isezerano rya kera batari bayizi, batigeze bayimenya, batari bafite n'ubushobozi bwo kuyimenya ukurikije uko ibyo biragano byombi bitandukanye. No kuvuga isezerano rya kera n'isezerano rishya, hari impamvu zifatika zituma batayimenya. So nashakaga kubanza kugufasha kubona hari ukuntu dutekereza ko ushobora kumenyera Imana mu ahandi hose hatari aho yihishura honyine cyangwa yigaragarije honyine. So ngiye gusoma statements, amagambo, ariko aya magambo arenza amagambo kuko ni ikintu gikomeye cyane. Ndagira ngo rero ukurikirane uwumve noneho ngiye kukwinjizayo mwereke kumenya Imana, hanyuma mwereke nitutazamenya Imana gutyo then ntago tuyizi, niba tutanayizi gutyo then ntago tuyizi. Hari byinshi ushobora kuyitekereza ariko bitari byo. Ibihimbano byo ni byinshi, twarabibonye. Abantu bashobora kwihangira, abantu bashobora kwihimbira, abantu bashobora kwiyongerera, abantu bashobora gukuraho. Ibyo ni ibisanzwe, ariko ndagira ngo turebe mu by'ukuri, how do we know God? None tuyimenya dute? Twayimenya gute? Ni iki kiyigaragaza neza? Well, aho niho dushaka kujya. Ndashaka tujyane mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya mbere, turahera ku murongo wa mbere tugende tugere ku murongo wa 9. Tujye gusoma imirongo 9 ibanza ya ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Aho tugiye kuhareba amagambo akomeye, hanyuma aratwintroduiza ku Mana. Mwibuke intego no kumenya Imana. So ndashaka noneho ikigisho cy'uyu munsi nse n'uwintroduije, n'ubimburiye abantu, n'ubinjije muri iyo si yo kumenya Imana. So haranditse ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Oh Jesus, mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Nshaka kwintroduiza, gusobanura neza iby'Imana. Iyo usomye uyu murongo wa mbere ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana, duhita twibaza uyu Jambo, kuko again batangiye kuduhishurira icyo Imana iri cyo. So batubwiye ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Umurongo wa kabiri ukatubwira ngo uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Umurongo wa gatatu ukavuga ngo muremyi wa byose, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. So uyu urema byose, ndetse nta na kimwe mu byaremwe kitaremwe nawe ninde? Batangiye batubwira ngo ni Jambo, batubwira ko Jambo yahoranye n'Imana, batubwira kandi ko Jambo yari Imana. Mu ncamake, bari kwintroduiza Yesu Kristo hano, kuko uyu Jambo ku murongo wa 14 navuga ngo Jambo yambaye umubiri abana natwe, yabaye umuntu abana natwe. Jambo yabaye umubiri abana natwe, tumubonye tubona ubwiza bwe bumeze nk'umwana w'ikinege wase. So ari kwintroduiza Yesu Kristo, Yesu. Well, mwibuke intego ni ukumenya Imana. So bwa mbere turi kubona ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana. Muribuka twize byinshi
Adamu yari yararemwe ari ku isi, aracumura, aragwa, icyamubayeho kiba ku bandi bantu bose. Ikindi kintu gitangaje cyabayeho ni uko uvanyeho itangiriro, hari abandi bose tugenda tubona barimo Aburahamu, harimo abandi tubona barimo Mose, harimo abandi tubona barimo abapatriyasha bari abandi batangaje, harimo Isaka, harimo Yakobo. Aba bose nk'uko ndi kubivuga cyangwa ndi kubisobanura, abo bose uko turi kubabona, hazamo Dawidi, hazamo abami bose mbese ibintu byose byabayeho mbere y'uko uyu Yesu Kristo aboneka. Nta na hamwe badekiriva ko ari bo ba Jambo, nta nubwo batwereka ko bahoranye n'Imana. Hano batubwiye ikintu cyihariye ngo Jambo uwo yahoranye n'Imana. Naho ndagira ngo tukiraha, twari twarasomye mu Baheburayo twagarutse inshuro nyinshi, igice cya mbere tubona aho batubwira ngo uwo niwe shusho y'Imana itagaragara, bakatwereka yuko niba ari we shusho y'Imana itagaragara, ndetse bakatwereka ko niba ari ishusho itagaragara ndetse no kurabagirana k'ubwiza bwayo, ari ishusho y'Imana itagaragara, kurabagirana k'ubwiza bwayo. Ibyo bintu byose uko turi kubivuga, ibyo bintu byose uko bizwi n'uko bigaragara, tubona ko ari mu muntu umwe wenyine hari ukurabagirana k'ubwiza bwayo, ndetse hari n'ishusho ya kamere yayo. So ibyo byose nta wundi biri muri uwo umwe Yesu niwe ndi kugarukaho. So hano Yohana we abitomora neza, avuga ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana kandi Jambo yari Imana. Now hano turi gushaka kuvuga Mose ashobora kutwigisha, ese Mose yamishurira Imana ku ruhe rugero? Twagiye tubona yuko nawe yifuzaga kuyibona, abonye mu maso ha Yesu abonye icyo yifuzaga, kubera icyo yahabonye, yabonye ubwiza burabagirana bw'Imana mu maso ya Kristo Yesu. Nawe Yohana waraduhamirije, hano aratubwira ngo mbere na mbere hariho Jambo, uwo Jambo ari we Kristo, ngo Jambo yahoranye n'Imana. Ndashaka none nkubaze, uramutse usanze uwahoranye n'Imana, ese afite ubushobozi bwo kugusobanurira Imana cyangwa kugwishurira Imana neza? Yego. Kubera iki? Mbere na mbere hariho Jambo. Na iri Jambo mbere na mbere ntibivuze itangiriro, ubundi bivuze ntago biri kuvuga ko hari itangiriro runaka, ubundi ntahashize hatagira itangiriro. Iyi mbere na mbere ni ukuvuga ngo adutwaye ahashize, aratubwira mu bihe tutasobanura bidafite itangiriro byahashize, Jambo yahoranye n'Imana. So ndagira ngo utege amatwi, niba uyu Jambo yahoranye n'Imana, ngo kandi uwo wahoranye n'Imana, Jambo mbere na mbere hariho Jambo, urumva icya mbere yahozeho isi itarabaho, yahozeho ibyaremwe bitararemwa, yahozeho ibintu byose bitarashyirwaho, yahozeho. Noneho yahozeho ngo yahoranye n'Imana. Urumva bari kuduha ibihamya ku buryo nakubwira Imana aba ari we ushobora gutega amatwi. Nagusobanurira Imana, nta hantu na hamwe ukwiye kugira agacu ko gushidikanya, kuko kera isi itararemwa Jambo yahozeho, kandi uwo Jambo yahoranye n'ikiyemwe n'Imana. Baratubwira ngo kandi Jambo yari Imana. Si naho kwereka ndi kukwentroduza ku Mana, undi wese ufite ibihamya nk'ibi watuhishurira Imana cyangwa tubwira Imana ninde mw'isi y'ababaho no mu mateka ya Bibiliya yose, ninde wundi?
mbere na mbere, hataragira uremwa, hataragira ibishyirwaho, isi itarabaho, imibumbe itarabaho, hahozeho jambo. ngo jambo yahoranye n'Imana. iri jambo ubundi guhorana n'Imana ngo yari face to face relationship, ngo bararebanaga, ngo umwe ari mu maso y'undi areba undi muri we, kandi ngo ntabwo yamurebaga nk'aho bari separe, ngo yamuboneraga muri we. iri jambo ngo yahoranye n'Imana nanone bishatse kuvuga iki? ngo hari ikintu cyajyaga mbere hagati ya data nawe. nka data yari urukundo, urwo rukundo rukisuka mu mwana, uwo mwana rukamwuzura akarugarura muri data, data mu mwana, mwana muri data. So iyo flow niyo yajyagaho, biri gukorwa n'Umwuka Wera. yahoranye n'Imana, yahoranye n'Imana. uyu ni umwana w'ikinege wase uhoraho, wahozeho mbere y'ibihe. uyu niwe uri kuvugwa hano. ntagereranywa n'abaremwe, ntagereranywa n'ibyaremwe, kuko baratubwiye ku murongo wa 3 ngo ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. uyu ntabwo ari ku rwego rw'abaremwe, ari ku rwego rw'umuremyi. uyu ntabwo ari uwaremwe, ni uwaremye. ntabwo ari uwashyizweho, ni uwashyizeho. ntabwo ari uwo wigisha Imana, ni uyihishura, ni uyigaragaza. mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo we yari Imana. ngo mu byaremwe byose, including ushyizemo na Adamu, ushyizemo n'ibindi byose n'abantu bose, nta na kimwe kitaremwe nawe. ese bari kumudekrifa. Imana ishimwe cyane. ubundi ninde ukwiye kuduhishurira Imana ku buryo uvuga utumva? yego, uyu byonyine ari kari, ubundi akwiye kuba ari karifiye, akwiye kuba afite ibyangombwa byose n'ibyemeza n'ibihamya byose by'uko ayizi koko. ndi kubwira ngo abakera barifuza, bari bafite icyifuzo, bari bafite icyifuzo cyo kuzayibona, ariko ntabwo bayibonye. bari bafite icyifuzo cyo kuzayibona, bifuje ngo kubona umunsi we. ibyo twabisomye ubushize, aho twabonaga ko Aburahamu ngo yifuje kubona umunsi wanjye, ngo awubonye arishima. ninde wari urimo uvuga? ni Yesu. Yesu ninde? ngo ni jambo wahozeho, wahoranye n'Imana, wahoranye n'Imana, wahoranye n'Imana. ibyaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. urumva seveye? ni gute umenya Imana harya byacaye, byaca murinde? ninde wayishura? ninde wayigaragaza? ninde wayerekana kuva mu ndiba z'ikiri icyo? ninde wundi? Imana ishimwe cyane ku bwa jambo. Imana ishimwe cyane ku bwa jambo. umurongo wa 4 wakatubwira ngo muri we, muri uwo Yesu, muri we harimo ubugingo, ngo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. muri we harimo ubuzima, muri we harimo ubugingo, muri we harimo ubugingo. in him, muri we harimo ubugingo, ngo kandi ubwo bugingo niwo mucyo w'abantu. muri Yesu, muri Kristo, muri jambo, ngo harimo umucyo, harimo ubugingo. ubwo bugingo ngo twebwe kuri twebwe, ngo niwo mucyo w'abantu, niwo mucyo w'abantu, nirwo rumuri abantu bakeneye, nirwo rumuri ruhumura amaso, nirwo rumuri rutuma ubona, ni urumuri rukura umuntu mu mwijima, ni urumuri rwimura umwijima. muri we harimo ubugingo. in him there was life. oh glory. muri we ntabwo harimo akaga, harimo ubugingo. muri we nta bugome bwarimo, harimo ubugingo. muri we nta kindi cyarimo, harimo ubugingo. muri we harimo ubugingo, ngo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. ubwo bugingo bwari umucyo wacu.
uyu ni wo mucyo watumurikiye. Uyu mucyo watumurikiye ngo muri we harimo ubuzima, muri we hajemo ubuzima. Ntabwo yazanye idini, muri we hajemo ubuzima. Ni kuvuga wamenya uti Imana. Nicyo gituma iyo tumenyeye Imana muri Kristo Yesu tudahura n'idini, ahubwo duhura n'ubuzima. Nicyo gituma iyo umenyeye Imana muri Kristo Yesu udahura n'ikindi keretse ubuzima bw'Imana, uhura nabwo ukaba umwe nabwo. Muri we harimo ubugingo, nicyo yazaniye isi. Muri we harimo ubuzima bushya butari ubwaguye, ahubwo n'ubuzima bwavuye mu ijuru. Muri we harimo ubuzima buhoraho. Muri we harimo ubuzima isi yose yaririraga, yifuzaga, yari ikeneye. Muri we harimo ubugingo, ngo kandi ubwo bugingo nibwo bwagombaga kuba umucyo w'abantu. So umuntu wese wari guhura nabwo yari kumurikirwa, kavuga so ni iki ngiki Imana yashaka kuva kera. Muri we harimo ubuzima Data yashaka kudusangiza. Yaje afite ubuzima yikoreye ngo abunsangize nawe abugusangize, dusangire icyo afite, ngo kandi bitubere umucyo. Muri we harimo ubugingo. Imana ishimwe cyane kubw'uyu jambo. Ku murongo wa 5 akavuga ngo mucyo uvira mu mwijima. Uwo mucyo uvuye uvira mu mwijima. Uwo mucyo uvira mu mwijima. Uwo mucyo uvira mu mwijima. Uwo mucyo umaze kuvira mu mwijima, ngo ariko umwijima ntiwawumenya, ntiwawukomprena, ntiwawusobanukirwa. Jesus, uyarihariye. Muri we harimo ubugingo. Ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Ntabwo ari umucyo w'abantu bake, ni umucyo w'isi. Ntabwo ari umucyo w'itsinda rimwe bunaka, no, ni umucyo w'abantu. The light of men muri rusange. The light of men. Umucyo w'abantu. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Ngo uwo mucyo uvira mu mwijima. Ari kuvuga ngo icyo gihe isi yari ifite umwijima gusa. Uhereye umunsi Adamu yagushije isi mu icuraburindi. Iri curaburindi niryo ryatumaga atagira ubushobozi na bukeya bwo gusobanukirwa, bwo kumenya, bwo kumva, bwo kuba yagira ubushobozi bwo kumenya Imana. Uyu mwijima wababuzaga kubona Imana. Uyu mwijima wababuzaga kugira igitekerezo cyuzuye ku Mana. Uyu mwijima wababuzaga gusobanukirwa kuzuye. Uyu mwijima byavugaga ngo nta bumenyi buhari bw'ukuri bwo kumenya Imana. Muri we harimo ubugingo. Uwo mugingo nibwo bwari umucyo w'abantu. Ngo none uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko twereka ko isi yari yuzuye umwijima. Mbere y'uko aza hari umwijima gusa. N'ababanjirije Yesu bose still bari bakibona umwijima, kuko umucyo nyakuri wari utaraza. So Yesu ataraza, Kristo ataraboneka, ndetse jambo atarihishura, hari umwijima. Mu yandi magambo, ubujiji. Umwijima bisobanuye ubujiji. Umwijima bisobanuye ikinyoma. Umwijima bisobanuye kutamenya. Umwijima bivuze kudasobanukirwa. So hariho kutamenya Imana kudasanzwe. Hariho kutamenya Imana. Yohana aza kuri sena, atangiye kubwiriza, aje ku mugaragaro. Yaje avuga ngo ndijwi ry'urangurura mu butayu, none mutunganye inzira ze, mugorora inzira ze. Yohana ari kuvuga ibyo hari hashize imyaka myinshi igera kuri 400, ngo nta jwi ryumvikanaga, nta jwi ry'umuhanuzi, nta jwi ryari ryo ryose. Hari umwijima. Uhereye igihe bari bamaze kwicira umuhanuzi Zekariya ku gicaniro, myaka irenga 400, no voice. Yohana aje
aza ari kuvuga ngo mwumve, nzanye ijwi ridasanzwe, ariko mwumve igishwe muri iri jwi, ndi kubabwira iby'undi ugiye kuzaza, maze uwo naza hari ikizaba, ibikombe bizuzuzwa, ngo inzira zidaharuye zizaharurwa, ahataringaniye haringaniza amavuga uwo nguwo ugiye kuza. Mu yandi magambo, hari ikintu kigiye gukurwaho cyari kiri mu isi, hari umwijima, hari harabuze uringaniza inzira, utunganya ibintu. Yesu Kristo ari maza, iki kintu nicyo cyabaye. Yohana umubatiza atangira ari kuvuga ngo hari umuntu, uwo nguwo niwe ari kuvuga, niwe ari gusobanura. Bakundwa, kuboneka k'umukiza, kuboneka kwa Kristo Yesu jambo uyu nguyu, baratubwiye ngo ni umucyo waviriye mu mwijima, ni umucyo waje usanga hari umwijima mwinshi, ignorance yuzuye mu isi, kutamenya kuzuye mu isi. Ni kwereka rero mbere y'uko uyu mucyo uboneka, nta muntu wari uzi Imana, nta n'uwari kuyimenya. Hari umucyo utuma uyimenya, hari umucyo utuma uyisobanukirwa. Ndagira ngo mbanze nkubwire gakeya ku by'umucyo, kubera ko navuga ngo uyu niwe umucyo, yari umucyo w'ubugingo. Muri we harimo ubugingo, ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo waviriye mu mwijima. Ndagira ngo nkwereke iki: nta bushobozi dufite bwo kubona mu gihe cyose turi mu mwijima. Niyo amaso yawe yaba mazima, kugira ngo bishobore gukunda bisaba yuko habanza kuza umucyo. Iyo umucyo uje urefleta mu maso yawe, ako kanya ukabona. Bivuze iki rero? Bivuze ngo nubwo amaso yawe ari mazima, niba hari umwijima w'icuraburindi ntabwo ushobora kubona. So mu yandi magambo, ibintu bikuzengurutse ntiwabibona, ibihari ntiwabibona, ibidahari nabyo ntubibona. Witiranya ibintu byose kuko bitagaragara, witiranya ibintu byose kuko ari umwijima, usitara umwanya uwo ari wo wose kubera ko utari kubona. Ntabwo ushobora kwihuta. Kubera iki? Kuko ntabwo wakwihuta utabona, ntabwo wakwihuta utabona. Ariko wumva ikibaho, iyo umucyo uje, iyo urasiwe n'umucyo, iyo wakije itara, iyo izuba rirashe, rituma y'amaso yacu agira ubushobozi bwo gutangira kubona ibyo tutabonaga. Bivuze ngo haje umucyo w'ubuzima. Ushobora noneho guhaguruka, ushobora kwihuta, ushobora nawe wibuke mu mwijima ushobora kureba ikintu ukakitiranya ngo ariko kiriya ni igiki, ukagiforma mu bwonko bwawe, ukagitekereza ukavuga ngo ni iki ngiki kandi atari cyo. Iyo umucyo uje urekeraho kwitiranya ibintu witiranyaga. So bari kutubwira ngo uwo mucyo bwa mbere wamurikiye mu mwijima. So the world was full of darkness. Isi yari yuzuye umwijima, umucyo uri kuza bwa mbere. Uyu mucyo uri kumurikira mu mwijima. Bakundwa, ubu nibwo bwa mbere umucyo w'ubumana, umucyo wo gusobanukirwa Imana, umucyo wo kumenya Imana wari uri muza. Kuko ni ijambo wahoranye n'Imana, niwe wenyine wari ufite ubushobozi bwo kuwuzana ndetse no kuwugaragaza. Ushobora kumenyera Imana ahandi hatari muri uwo. Icyo cyaba ari ikinyoma, icyo cyaba ari ikinyoma. Imana ishimwe cyane ko uwo mucyo waje, Imana ishimwe cyane ko uwo mucyo waje, kandi uwo mucyo niwo utuma tumurikirwa. Barasenga avuga ngo ndasenga kugira ngo amaso y'imitima yanyu ahweze. Amaso ahwejeshwa n'urwo rumuri. Iyo urwo rumuri ruje urabona. Imana ishimwe cyane. Uko guhumuka kw'amaso ninde uduhumura? Niwe uduhumura tukabona, tukavuga oh nibwo umenya Imana. Ibindi byose uzi hirya ye ntabwo ari byo, nibyuzuye biraburamo umwuzuro, biraburamo ukuri. Ubwo bivuze ko ari ikinyoma. Umucyo waviriye mu mwijima. Mwijima niwo wari uri mu isi. Iki ni igihamya kitwereka ngo mbere yuko Yesu aza hari umwijima gusa. Kandi ubwo hari umwijima, nta wundi muntu wari kuwukuraho, nta n'uwigeze awukuraho, wahozeho. Ngo na ba Mose bari bifitiye umwijima, na ba Aburahamu biberaga mu mwijima, umucyo wari utaraza. Niyo mpamvu bifuzaga kumubona. Ninde waguhishurira Imana? Harya Imana uyizi ute? Uyizihe? Uzi Imana hanze y'uyu Yesu? Ubwiye uzi ni bwoko ki?
ni se, data, se umwami wacu Yesu, ni jambo, ni uwahoranye na jambo, cyangwa uri kuvuga indi nabo batigeze bamenya neza. Umurongo wa 5 watubwiye ngo umwijima waviriye, umucyo waviriye mu mwijima, umwijima ni wawumenye. Hari ntibigeze bamenya ko uyu ari wo mucyo wonyine w'ubugingo. Ntibigeze basobanukirwa ko uyu ari we wenyine bari bakeneye, niwe wari ukeneye kubaha amakuru yuzuye atomoye akabiyereka bakamubona bigasobanuka. Guhera icyo gihe bakaba bazi Imana bayibonye, tuzabibona byinshi. Now reba umurongo wa 6 ngo hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Yesu navuze kuri Yohana, hariho umuntu watumwe n'iki noneho n'Imana witwaga nde? Yohana. So Yohana watumwe n'Imana, mu by'ukuri gihamya cy'uko umuntu yatumwe n'Imana ni iki? Yesu yagiye kubitwereka. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga nde? Yohana. Si hari abantu bihaye ubutumwa batahawe ubutumwa, hari abantu bihangiye kandi bihimbiye. Niki kibihamya cyo watumwe n'Imana? Tubwire iki? Kadusome tutabyihimbira. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo, uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo, ngo atume bose bizera. Niki gihamya ko watumwe n'Imana? Nuko uhamya iby'uwo mucyo. Umucyo ni iki? Ni Kristo Yesu. Uwatumwe aza guhamya iby'uwo mucyo. Kubera icyo tugomba guhamya iby'uwo mucyo? Ni ukubera ko uwo mucyo ari utuma abari mu isi bose bizera, babona ni ubaha ubuzima, ni ubaha ubugingo, ni ubaha byose. So igihamya si uko aza yivuga. Uwatumwe n'Imana ntiyivuga, avuga uwo yatumwe kuvuga. Aza guhamya iby'umucyo, ntabwo ahamya ibye, ahamya iby'uwo mucyo ukiza, uvira abari mu isi maze bakabona. Imana ishimwe cyane. Icyo ni igihamya cy'uwatumwe n'Imana. Yohana nika tubwiye ku murongo wa 7, uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bakora iki? Bizera. Watumwe n'Imana uvuga nde? Si hari abantu baba bashaka ngo tuvuge Satani, ngo tuvuge ngo Satani arakaze. Uwo ntiyatumwe n'Imana. Uwatumwe n'Imana avuga iby'umucyo, ntabwo avuga iby'umwijima. Glory. Tuvuga iby'umucyo utuma abari mu isi bizera. Ntabwo uje kuvuga umwijima. Umwijima wari usanzwe uhari, ubwo aratubwiye ngo uwo mucyo waviriye mu mwijima. Meaning asanze ari umwijima mwisi. Iki si ikeneye so kuyibwira umwijima mwinshi. Iki si ikeneye ni ukuzana umucyo ukavira muri uwo mwijima. Now niba uhamya kandi waratumwe, icyo ukora uvuga iby'uwo mucyo uvira mu mwijima, maze ugatuma abisi bizera, abari mu isi bizera. Icyo ni igihamya cyo kwatumwe n'Imana. Aratubwiye ngo uyazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bakora iki? Atume bose bizera. Atume bose bakora iki? Bizera. Umurongo wa 8, icyakora. Oh glory. Icyakora uwo siwe uwo mucyo. Aha, Yohana siwe wari uwo mucyo. Icyakora uwo siwe uwo mucyo. Ari kuvuga Yohana, ahubwo niwe wahamije ibyawo. So Yohana icyo yakoze yaje guhamya ibyawo. Ntabwo ari uwo mucyo, ariko ahamya iby'uwo mucyo. Ni nawo murimo dufite, no guhamya iby'uwo mucyo. Now hano uburyohe burimo ikintu gitangaje nuko mu isezerano rishya duhinduka umucyo. Nabibutsa ko Yohana yabayeho mu isezerano rya kera. Ushaka kuvuga yabayeho mu isezerano rya kera, kandi tumubona mu gitabo cya Matayo, tukamubona abatiza Yesu mu isezerano rishya. Oh my my. Urakaza neza mu isi y'ubutumwa bwiza. Ntabwo iryo ari isezerano rishya. Isezerano rishya ntabwo ribaho uwari isezerano atarapfa, ataramena amaraso, atarapfa ngo azuke ku musaraba. Nta sezerano rishya rirabaho. Si biri kuba byose mbere ni isezerano rya kera.
nuko bimeze. Icyakora wo si uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije iki? Iby'uwo mucyo. So yahamije iby'uwo mucyo. Mu isezerano rishya noneho hari uburyohe nzabizaho, kubera ko ndi kuvuga kumenya Imana. Hari uburyo dukwiye kuyimenyamo. Hari uburyo dukwiye kuyimenyamo. Ubu ndi kubyintroduce, navuze ngo ndi kwintroduce noneho kumenya Imana. Ni ukuvuga ngo mu isezerano rishya hari uburyo dukwiye kumenyamo Imana. Niba tutayizi gutyo then ntituyizi. Kandi ni igisubizo ku bintu byinshi muri ubu buzima. Muzabibona turimo tubisobanura. Umurongo wa 9 ukatubwira ngo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri. Imana ishimwe. Niwo mucyo nyakuri. Niba ngo hari ibindi by'ibinyoma, ariko hari umucyo nyakuri. Uyu mucyo niwo mucyo nyakuri. Ngo kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Oh, thank you Lord. Uwo mucyo niwo mucyo nyakuri. Kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi. Yatangiraga kuza mu isi. Ninde uri kuza mu isi? Ni Ijambo, ni Kristo, ni Yesu. Right? So ngo niki kimuzanye? Ngo ni ukumurikira umuntu wese. Bivuze ko mbere byahimeze gute? Nta muntu wari umurikira. Ukambwira ngo abantu bigeze kumenya Imana mbere ya Yesu, ntibigeze kuyimenya. Nyine ntibyashobokaga kuko ishusho yo kurabagirana k'ubwiza bwayo na kamera yayo yari itaraboneka. Ni ujambo wahoranye n'Imana. Urumva wahoranye nayo niwe wayikwigisha. None umwe ntaranayibona. Mose urugero yahawe amategeko bigenze gute? Ayahawe n'abamarayika twabivuzeho. Abamarayika nibo bayamuhaye, nta nubwo yigeze abona Imana ngo ayibone imbona nkubone. Murabyibuka ko twabyize neza mu byigisho bibanza byo kumenya Imana, muzabibona. Yuko twasobanuye tukareba ibyo yavuze haruguru, twareba ibyo yavuze hepfo, tugahita dutahura icyo ari kuvuga. Mu by'ukuri nta muntu wigeze ayisobanura cyangwa ayigaragaza cyangwa ngo ayihishure. Mbega uyu mucyo ngo nibwo wari utangiye kuza mu isi. None se nibwo umucyo ari gutangiye kuza mu isi ngo umurikire umuntu wese. Iki nacyo ni ikindi gitangaje. Ujye utekereza icyo abantu bazi ku Mana barayifashe bayigiriye abamwe, bayambura abandi. Bamwe bigize batesheza ko bafite monopole ku Mana, ku buryo abandi batayemerewe ntihagire n'uyegera. Hari n'igihe abantu bakuze ni gute wegera Imana umeze gutyo? Come on, ni yawe, ni Imana niyo niyo wiremeye, ni igikoresho cyawe, ni iki. Who do you think God is? Uteza ko Imana ari iki? Nyine aho niwe ari ikibazo cyuko abantu benshi batazi Imana. Kwiye kwegera Imana, ikinisha Imana sura yiziyo. Uwo nyine niwe ishaka. Ariko tubwira ngo nibwo ari kuza mu isi kugira ngo amurikire umuntu wese. Nyine you understand, asobanukye yuko bari mu mwijima. Ni umucyo uje kumurikira bari mu mwijima, nta guhunga umwijima uza kumurikira umwijima. N'ubuhe bwoko bw'Imana bundi uri kuvuga? Ni Imana ihunga abanyabyaha cyangwa ni Imana ikiza abanyabyaha? Ni Imana ikiza abarwayi, isanga umurwayi ikamuhunga, cyangwa nihinduka umuti kugira ngo akire? What kind of God are you talking about? Bisa nkaho murambigaruka ko abantu batubwira, ni nkaho bavuga ngo kugira ngo uyegere banza wiyuhagire ukarabe. In fact niyo bavuga ngo banza umere neza mbere yuko ukaraba, banza use neza mbere yuko woga, banza ugire isuku mbere yuko ukaraba. How? Nzi ko mbanza koga nyuma isuku ikaza. Ikibazo rero gikomeye kiri ngo ibintu ni ukubicurika. Ntabwo umuntu akwiye kubanza koga. Ninde ukoza? Yesu Kristo. So uwo muntu araza nyine ni Imana imuhindura. None uragira ngo yihindure narangiza asanga Imana? Ntabwo yasanga Imana yarahindutse. Imana ni imuhindura. Ninde weza itorero? Ninde uryeza? Ngo aryeza aryishyire ritafite ikizinga n'umunkanyari. Ni icyo tubwira ngo aryeze, Kristo aryeze. Urukundo rwe nirwo ruryeza. Ninde uri kweza nde? Amaraso ye yakoze iki? Urupfu rwe rumaze iki? Ibyo byose bimaze iki? Si umuntu azi uko ameze, afite ububasha bwo kumuhindura. Niba utabayindura, ubwo si wowe nyine, si nawe ugomba kubayindura, ni Imana ibayindura. Ariko present at least uwo mucyo, ugaragaza uwo mucyo w'ubumana uhindura umwijima. Ari abantu benshi ntabwo bazi Imana, niyo mpamvu bacira imanza ibyo batazi, bavuga ibyo batazi, batuka ibyo batazi, kandi ukagira ngo barabizi, kandi ntabyo bazi pe, nta na gake babiziho. Umucyo
umucyo ngo nibwo wari utangiye kuza mu isi. Nese niba umucyo utangiye kuza mu isi wari uje gukora iki? Ngo kumurikira abari mu isi bose, kumurikira umuntu wese. In fact umuntu wese, icyo kintu nacyumvishe, ni umuntu wese, ntabwo ari abantu bamwe. So ntutekereze ko Imana ari iya bamwe. Imana duhishurirwa muri Kristo Yesu ngo kuza kwe kwari ukumurikira umuntu wese. None ukibaza niba intego yari ukumurikira umuntu wese, utaramurikirwa kubw'impamvu zimwe cyangwa izindi, ntibivuze yuko natazamurikirwa. So uretse guca imanza kuko ntibivuze ko atamurikirwa. In fact ubikoraho iki? Nibura uramusengera. Hari abantu bazi kuvuga, bishe impano zabo bazicisha amagambo. Uzi icyo ndi kuvuga? Ni kuvuga nyine abantu bazi kuvuga bavuga ubusa, bavuga abandi, bakavuga ibintu baravuga. Iyo mpano uyipfishiriza icyo ubusa. Uri kumva ko ufite ubushobozi bwo gukoresha amagambo yawe ukiza abandi kurusha kuyakoresha urimo basenya. Uri kumva ko ufite impano, kandi baramutse bakubwiye ngo twigishe, tuvuga ngo ngewe urumva ngo ngewe si impano yanjye, ngo ngewe sindi pasiteri. Ninde ukubwiye ngo ube pasiteri? Tuvuga tubwire byiza ibyuzi. Pawulo yaratwigishije aratubwira ngo kandi ijambo ryose uko mubonye uburyo ijambo ryose riturutse mu kanwa kanyu ribe risize umunyu, rifite ubwenge bwose, ribe riryo guhesha abandi umugisha. But you take your time, ufite umwanya, uzi kuvuga kurusha abandi bose. Ariko wakubwira ngo twigishe, reka da, iyo si impano yanjye. Ufite impano ubwo wicariye, reba uburyo wayihinduye. Wafashe impano y'Imana yo gushobora kuvuga, ufite umuntu uzi kuvuga. Ahubwo n'ibyo uvuga nicyo kibazo. Ni ukuvuga usanzwe ubizi. You can sit ugaceceka akagira ngo ntuvuga, kandi uvuga kurusha abandi bose. Use that gift. Koresha basi iyo mpano uvuga ibintu byubaka abandi. Koresha iyo mpano uvuga ibintu byubaka, bizamura undi, bihugura, byubaka, bigirira umumaro abandi. Iyo ni impano wapfushije ubusa. Uri kuvuga ngo nta mpano ufite, kandi uyifite uzi kuvuga. Urayikoresha, ahubwo uyikoresha mu mwijima. Well, icyo ndi gushaka gusobanura ni iki? Ni gusobanura ko abantu bose bagomba kumurikirwa nawe. Ni gusobanura yuko yaviriye umucyo abari mu isi bose. Hari utarabimenya ukwiye kubimenya. Ni kuvuga noneho niba atarabimenya, wenda wowe ukaba warabimenye, uri gukoresha umunwa wawe ukora iki? Can you pray for that person? Wamusengera nibura? Can you pray? Icya kabiri, ufite uburyo se mwaganira, ukamwungura inama, ukamuhugura, ukamuha amakuru, ukamwankuraja, ukamusobanurira niba ubishoboye. Ariko wo gufata umwanya ngo ubikore umugira inama cyangwa se muganira, kandi ushobora no gusanga ari inshuti yawe. Ngo ni inshuti yawe quote in quote. Icyo umukorera ni iki? Niba wese uramuganira cyangwa uramuganiriza cyangwa uramuganira. Hari abantu babahanga mu kutaganira n'abandi, baganira bakajya kuvuga ibintu nk'ibyo. So ibyo bintu byose ni nonsense. Just wasting your time. Ntiyahinduka kuri kubivuga. Ikindi kiragaragaza ko nawe uri mu mwijima. Ukeneye umucyo. Ndi gushaka kuvuga iki rero? Ndi gushaka kukwereka iki? Niba ubona umuntu utaramurikirwa, niyo mpamvu tuvuga ubutumwa bwiza, kugira ngo nabo bamurikirwe. Icya kabiri, at least pray for that person. Musengera ufite ibyiringiro by'uko nawe yamurikirwa. Uzaba ukoze ikintu cyiza. Uzaba ukoze ikintu cyiza. Imana ishimwe cyane kubw'uyu mucyo waviriye mu isi, ngo kandi ushaka kumurikira umuntu wese. Amurikira umuntu wese. Amurikira umuntu wese. Ndagira ngo simbuke undi umurongo wa 18 muri icyo gice. Yohana igice cya 18. Uyu ni munini. Ni munini. Birasaba kuyicara ukagira aho ufata kugira ngo ushobore kuwumva. Birasaba kubanza ugahuguka, niba wari usinziriye ukangukemo. This is a huge verse. Uyu ni umurongo utangaje. Narawubonye guhera igihe nawubonye, na bugingo n'ubu wahinduye isi yanjye y'uburyo natekerezaga Imana, ndetse n'agaciro
no gusobanukirwa Kristo Yesu mu buryo bwisumbuyeho. Just this verse. Now, gusa ibyo mvuze, wowe ushobora kumva ukumva se igitangaje kirimo ni ikihe. Nuko bigenda babyita guhishurirwa cyangwa kumurikirwa. Nawe numurikirwa. Uko byantangaje niko nawe byagutangaza. Ikindi hari n'abandi byatangaje nabo babyumvishije nabo bakavuga uyu murongo ni igitangaza. Alright, tugusome rero murongo wa 18. Yohana igice cya mbere murongo wa 18. I wish buri wese arawu yaba buri wese yarawuze. Hari impaka zacika. Reka tuwusome. Uravuga ngo urumva ni muri cya gitekerezo jambo yaje kuba umuntu adusobanurira ku murongo wa 14 aho 15 16 tubwira ibyayumwuzuye n'ibyo yadusangije. Urumva jambo wo nguwo hanyuma 17 amategeko yazanywe na Mose yatanzwe na Mose ariko ubu n'ukuri byazanywe na Kristo Yesu. Tukagera noneho ku murongo wa 18 handitse ngo iki? Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana. Wait, ndeka nongere nsubiremo. I pray ndagusengeye ngo wumve uburemere bwawo. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana. Uhereye kera kose nta muntu wigeze gukora iki? Kubona Imana. Uhereye kera kose, mwumva igihe Yohana ari kuvugira, Yesu yari yaraje. In fact yari yapfuye aranazuka kuko bandika bari baranditse yarazamutse. None ibi byari guhamya niba mwumva kuva ku gice cya mbere, context itwereka ko mbere na mbere hari jambo yahoranye n'Imana. Niyo mpamvu nasomye iriya mirongo yose buriya ngo mbereke ko yavuye ku Mana, ibyaremwe byose byaremwe nawe, nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe, hanyuma aza mwisi, aje mwisi kugira ngo amurikire umuntu wese. Urumva avuye mu ijuru aje mwisi. None yaratubwiye ari gukonkriwa kuko bisozeza ku murongo wa 19, uhereye kera kose nta muntu, oh my man, nta muntu wigeze kubona Imana. Ndagira ngo nanjye banzu niba ufite Bibiliya yifungura urebe, ufungure version yari yo yose urebe niba ari byo byanditse. Uhereye kera kose, kera. So you mean to say uri gushaka kumbwira ko uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana? Abrahamu ntago yayibonye, Mose nayo yabonye. Glory. Dawidi nayo yabonye. Uhereye kera kose. Now nimujya no mu byigisho byabanjirije iki, uzanatangira no kumva kubera icyo ariho twahereye turi kwerekana uburyo batigeze babona Imana, tukerekana proof. None usubiyeho witonze ushobora kubona exactly icyo twavugaga. Uhereye kera kose, numvishije uyu murongo navuga my goodness. Hari ibintu wumva ugakura n'agatebo ukicara ukavuga kagira inkuru. Uhereye kera kose nta muntu wigeze gukora iki? Nta muntu. Navuga nta muntu. So iyo ngiye se gusoma kwa Yobu, niyo mpamvu nabasomeye kwa Yobu muri ibyo byabanje. Kwa Yobu akavuga uburyo n'Imana yaje ikamwereka bakaganira. Uhereye kera kose nta muntu, oh glory, wigeze kubona. Nibyo babonye ni iki? Twarabisobanuriye. Babonye abamarayika, nibo bahawe gutwara isezerano rya kera. Bari bihangange bikomeye cyane kuko umuntu amaze kugwa, Imana niyo yazaga mbere, umuntu aremwe mu ishusho yayo, abamarayika bagakurikira kuko wari uremwe mu ishusho yayo yari umuntu. Abamarayika ni imiyaga ikorera. Umuntu aguye atakaza umwanya we, Imana irabanza, abamarayika bakurikiraho, umuntu ajya hasi. Abamarayika basa nkaho bagiye hejuru y'umuntu cyangwa batwaye umuntu, bategetse umuntu. Ni nabo bahawe ikiragano cyo gutwara mu isezerano rya kera. Uzababona ahantu hose. So mu by'ukuri abakera bose bahuye n'abamarayika, angels and angels. Iyo witonze uri gusoma
Hari amagambo rero amwe namwe tugasoma wenda Yawe, tugasoma Elohim, tugasoma iki tutitonze, tutari kubireba neza muri context yose ngo turebe ko aho hantu ari no kuvuga marayika. Tukagira ngo koko Imana yarababonekeye bigenda gutyo. Ntibyari gushoboka kubera kugwa kwa muntu, kandi uwaguye ntiyari afite ubushobozi bwo kuyibona cyangwa kuyite. In fact nicyo cyatumye Imana ibwira Mose, yarabwiwe ngo umbonye wapfa. Umbonye wakora iki? Wapfa, nta muntu wambona ngabeho. None niba tutekereza ko ari umuntu wayibonye mbere, ubwo kuki atapfuye? Ariko marayika yabwiye Mose mwijwi ry'Imana, aramubwira rega uyibonye wapfa, ntushobora kuyibona ngo ubeho. Yamubwije ukuri, ntibyashobokaga muri icyo gihe, ntibishoboka. Isi hari ibihamya byinshi byerekana ko nta muntu wigeze amenya Imana. Ubwo ndi kukuzira, ndi kuvuga ngo harya Imana tuyimenye dute? Tuyimenyereye, tuyimenye mu buhe buryo? Umwe mu mirongo igufasha gusobanukirwa mu buryo butomoye n'uyu murongo wa 18 Yohana igice cya mbere mu mirongo, umurongo wa 18, mu mirongo uzi iyo ufate wongera uwigeho, wongera uwutekerezeho, wongera uwibwire. Mbese uhereye kera kose nta muntu wigeze abona Imana. 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 Nicyo kintu uri kucyumva? Nta muntu n'umwe wigeze abona Imana. Ibi ni ibintu bikomeye bakundwa. Ibi ni ibintu bidasanzwe. Bifatira umwanya ibitekerezo yuko nta muntu wigeze abona Imana. All right. Noneho mbwira, niba uwo muntu atarayibonye, nk'uko Yesu avuze, nk'uko Yohana twubwiye ngo nta muntu wigeze ayibona, ninde noneho yakwicara akayikwigisha? Yayikwigisha nawe ubwe atarayibonye? Yayikwigisha nawe ubwe atarigeze ayimenya? Yayikwigisha iki se? Nayo impamvu yatubwiye ngo kera Imana yavuganiye natwe mu kanwa k'abahanuzi mu bihe bitandukanye n'uburyo butandukanye, bavuga mu bice mu buryo butuzuye. Ariko muri iyi minsi mperuka avuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo. Uwo nguwo akamudekriva gute? Akamusobanura nk'aho ari ukurabagirana ku bwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo. Meaning ari kuvuga ngo abandi bose yari amashusho bituzuye, bidashyitse, bidasobanutse neza. Uyu we ngo yaje atomoye ku buryo yatweretse kamere yayo n'ishusho no kurabagirana ku bwiza bwayo. Batubwiye ko yari ijambo wahoranye n'Imana. Uyu wahoranye n'Imana niwe ufite ubushobozi bwo kuyivuga kuko ayumva kandi ayisobanukiwe. Aha ndi kuvuga ndacyari ku rwego rwazi kuko tuzabona ubundi burya yivugaho bwisumbuyeho. Ariko uyu murongo ndagira ngo uwuzirikane. Ndongera nsome umurongo wa 18 bavuga ngo uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana. Right? Akitso. Ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Uyu mwana uri mu gituza cya se, ahubwo umwana w'ikinege, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se. So hariho umwana w'ikinege uri mu gituza cya se, ari we twabwiwe nka jambo. Hanakoresheje irindi jambo ngo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se. Uku kuvuga ngo n'umwana w'ikinege uri mu gituza cya se bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo ni in the bosom of the Father. Uyu mwana uri mu gituza cya se bishatse kuvuga ngo he's in the bosom of the Father, mu gituza cya se. Nuvuga ngo nta communion, nta fellowship, nta busabane burenze kuba mu gituza cya se. Nicyo yavugaga. Kuba mu gituza cya se amavuga ngo umwana usabana na se ku buryo bari umwe. Icyo tuzagikoraho. Bakundwa, ngo niwe wayimenyekanishije. Niwe wayimenyekanishije. Ntega amatwi wumve. Niwe wayimenyekanishije. Niwe wayimenyekanishije. Bivuze iki kuyimenyekanisha? Bivuze iki kuyimenyekanisha? Iri jambo niwe wayimenyekanishije ni ijambo ry'ikigiriki risobanura exigomai. Exigomai. Exigomai bishatse kuvuga iki? Exigomai bivuze ngo ni uguhishura ikintu
ugisobanuye kuva mu ndiba y'icyo kiri cyo. Tuvuge hari ikintu cyari gitwikiriye nta muntu ushobora kubonamo imbere. Iyo uhishuye ikintu kuva imbere ukagishyira ahagaragara nibyo exigomai. Ari kutubwira iki? Ari kutubwira ngo kuva kera kose Imana nta muntu wigeze ayimenya. Right? Bisa nkaho yari ifundikiye ifunze nta muntu wayimenya. Noneho ngo Yesu Kristo ari umwana w'ikinege wa se, ngo we ntabwo yayi afite icyo kibazo cyo kuba ari kure yayo. Mwibuke ijambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Bivuze ngo barasabanaga ari no mu gituza cya se, basabaniramo imbere muri we. Data ari mu mwana n'umwana ari muri se, nzabivugaho. Noneho ikintu gitangaje aravuga ngo none uyu mwana w'icyo yadukoreye yaje agaragaza Imana kuva imbere ahari hahishwe hose hatagaragara, aho undi muntu wese atashoboraga gushyika, aho amaso y'abantu atashoboraga kugera, we nibyo yazanye aragaragaza, nibyo yazanye arahishura. Nibyo ari kuvuga ngo ahubwo umwana w'ikinege wa se niwe wayi exigomai, wayihishuye. So ndagira ngo mbereke iki rero, tugendeye kuri uku kuri kugeza aho tugeze, nta wundi muntu nta n'ubundi buryo wahishurirwamo Imana wumve mu buryo bwuzuye buri hanze y'umwana w'ikinege wa se. Niwe ukora exigomai, niwe uhishura kuva mu ndiba y'umutima wayo, niwe watuzaniye umutima wayo, atugaragariza icyo Imana iri cyo twibeshyaga tutari tuzi. Nzabikoraho. So kubw'ibyo dutangiye kuvumbura mu buryo butomoye ko Imana uzi hanze ya Kristo Yesu iyo ni ikinyoma. Imana uzi hanze y'iyo Kristo yahishuye exigomai. Iki ni ikintu gikomeye. Icya mbere atangiye atubwira ngo nta muntu n'umwe wigeze abona Imana. Icya kabiri akatubwira ngo uretse umwana w'ikinege uri mu gituza cya hasi, ari kuvuga ukomyuninga nayo, usabana nayo, umwe nayo, ngo niwe wenyine ufite capacity yo gufata ibihisha akabishyira ahagaragara, ngo ku buryo ibyo aberetse nibwo bwa mbere muzamubibonye, nibyo bihishura Imana ishusho mutigeze muyibonaho, muyirebere muri uwo niwe wenyine uyihishura. Uyu ni umurongo ukomeye cyane uduhishurira ko rero ari abandi bose uhereye kera kose nta n'umwe wayihishuye. Uyu niwe wenyine aje mu isi ngo nibwo abantu bari batangiye kumurikirwa. Uri kumva uburemere bw'aya magambo? Aje mu isi nibwo abantu bose batangiye kumurikirwa. Niwe uri guhishura indiba z'umutima wawe. Nibwo bwa mbere mu yandi magambo isi igiye kumenya Imana. Uyu nibwo bwa mbere Imana igiye kumenyekana muri ubu buryo. Indi shusho yari izwiho, yabeshyewe, ibitaravuzwe by'ukuri kuri yo, ibyo byose yari agiye kubyeexpose. Yesu Kristo jambo w'Imana, umwana w'ikinege wa se wahoze uri mu gituza cya se, niwe uyihishura. Ese yuzi niyo Yesu yahishuye cyangwa niri hanze ya Kristo Yesu? Ndagira ngo tuze ku musozo. Ni iyihe Mana uzi? Ni iyihe Mana uzi? Ese uzi Imana muri kamere yayo? Uzi Imana mu miterere yayo? Uzi Imana mu mucyo iri cyo cyose? Arabantu bavuga ngo we ntushobora kuyimenya. Well, urakaza neza mu isi y'ubutumwa bwiza. Aho naho ni uburyo bwo gutera confusion y'abantu kugira ngo batayimenya. No, biraje kandi batubwira ngo niwe wa exigomai, wayihishuye. Nese urumva ari kubwira ngo rwana no kugira ngo uyimenye iri kukuyihisha, wowe ushaka kuyimenya yo ishaka kukuyishurira. Uwayishuye ninde? Kristo Yesu. Ubwo iki ari kutubwira ngo nitumumenya tuzaba tuyimenye. Ibyo nzabizaho. Bakundwa, guhishurirwa Imana tubonye bwa mbere ko bikorerwa gusa muri uyu nguyu jambo waranye n'Imana. Ese ibintu uzi ku Mana wasanga bidahura n'ibyo jambo wahoranye nayo yahishuye, n'iby'indiba y'umutima wayo, y'ibyo yaduhishuriye kuva mu ndiba y'umutima wayo. Uri kubona hari byinshi bikwiye kuba adjusted, hari ibintu byinshi bikwiye kujya ku murongo. Uyu murongo ni igitangaza. Ubwo uhita ukwereka umwihariko wa Kristo Yesu, ukwereka ko ari muri classe yihariye, n'umugereranye n'abandi. Uyu ntagereranywa kandi niwe wenyine wahishuye Imana. Iyo uziri hanze ye cyangwa iri muri we. Ndagira ngo dusoze
dushima Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo ndagira ngo ushime Imana, ufungure n'umutima wawe, ufungure umutima wawe, ufungure umutima wawe, kandi ngo hayo orientation kukwereka so bisaba iki, birasaba ngo nawe ujye kwikonsantira gushaka kumenya Kristo Yesu, gushaka kumwumva, gushaka gusobanukirwa ibyo avuga, ibyo ahishura, kuko ahangaha niho hari ibanga ryo kumenya Imana. Niba uzavumbura abantu benshi ibintu byinshi twibeshye ku Mana twabeshwe bitari ibyo. Kristo Yesu burya ahishura Imana bitandukanye n'uko ruba n'abantu benshi babizi, yewe n'idini niriyizi. Niyo mpamvu yari atangiye kubigisha akabisobanurira abari basanzwe bari mu madini bakabyamagana. Kubera iki? Iyo bari bazi yari itariyo, iyo Yesu yahishuye niyo y'ukuri. Iyo rero niyo tuzakomeza kwerekana. Ndagira ngo dusime Imana uyu munsi, ubu butumwa bukujeho, aya makuru akujeho kugira ngo aguhumure amaso, akwereke uburyo ukwiye kuva mu kajagari ko guteraganwa hirya no hino, kuva mu kajagari k'imyumvire itandukanye itariyo, kwikonsantira kuri kimwe. Ushobora gusanga ukora ibi wararushye, warananiwe. Niyo mpamvu Yesu yarahagaze areba abagabo barushye bitanga nako batageraga, yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Aravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye kandi munyegera, kuko noroheje mu mutima, ngo namwe muzabona uburuhukiro bwo mu mutima. Umutwaro wanjye nturemereye, ngo nukunkorera nibiruhije. You see, ni ibintu, it's that sweet, it's just amazing. Ahubwo ntago bigeze babyumva, ntibigeze bamutahura, ntibigeze baruhuka, uko batigeze bamenya Imana. Iyo bamenye iri hanze ya Yesu, iyo muri Yesu Kristo ni ikiruhuko, ni ubuzima. Mwibuke muri hari mu bugingo, ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Naho ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo, ngo ubuntu bwo guhishurirwa Imana bukubeho, ubuntu bwo gusobanukirwa Data bukubeho muri ubu buzima. Mu bantu basobanukiwe, bazasobanukirwa, bazamenya neza iby'Imana ubemo. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusengeye, mu izina rya Kristo Yesu ndagusengeye ngo ubemo mu bakeneye guhishurirwa, mu bakwiye kumva, amatwi yawe azibuke, umutima wawe ufunguke, isi yawe iguhindukireho, uhure n'Imana, uhure nayo, usobanukirwa Imana, uhishurirwa Imana, maze ubuzima bwawe bujye ku murongo, uvumbure ko bayibeshyera byinshi. Imana ni kurwanya, ahubwo irakurwanirira, niri hirya yawe, iri mu ruhande rwawe. Ndagusengeye ngo uyu munsi myumvire ufite, ibyo utekereza ku Mana bibe adjusted, maze ubuzima bwawe bufate icyo cyerekezo. Mu izina rya Yesu Kristo mvuze intsinzi ku ruhande rwawe, no guhishurirwa no gusobanukirwa, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo.